muri umuntu wanjye nazajya bakajya ndambirwa koko. Yagize Imana anyishyurira inzu amezi 3. None n'umwana nawe agiye kubera inzara n'ubukene nari mfite na mama agambira ko arwaye. Koko Mana nanjye ibi ni ibiki? Ni karibu. Nini mamuraho. Muraho neza. Amakuru iminsi myinshi. Yesu nashimye. Ni karibu. Amakuru yawe. Mwarimu muraho. Simani kabeberwa tice ko rudaheruka kuza. Ticuza ibintu yakoze. Yakoze iki? Tice yakariye buninja bahita bamufunga. Kandi se kuki kunda byibutse wari wasibye. Reba wa mukobwa wicara imbere yacu. Uriya mukobwa we na Tice ngo barakundanaga. Noneho bakajya bagira ibintu ngo byo kugenda ngakamusura. Gusanga nyine nganarayo iyo rimwe na rimwe. Oya ntago wamuhemukiye uriya mukobwa yaribonaga. Azi kujya gusura umwarimu ijoro rya mbere rya kabiri ukwezi kugashira ubiwa. Ariko bareka umwana akaryuna. Bamushyizemo ikiziriko se ngo musangeyo. Iriga Tice arusha ubwenge uriya mwana. Kwashabwa n'ubugoryi urukobwa rungana kuri ninde warusha ubwenge. Reba Tice. Uzi ko Tice kugira ngo basi uzangane nkawe. Uzaba ugenze nk'ibirometero nk'ijana cyambere cyo na mugozi yamushize musinzi impamvu rero birukanye umuntu ngo yari umwana bajye bareka umwana ryundi. Hayi nka data. Muko nanjye mbona ubwo gubwo bishatse kuvuga ngo gasore kagusuye mwagira mukanagira. Ibyo se ni yego Yezu na Maria dore Tice. Waretse twigenda atadukubita. Dukubita zara cyatwigisha. Erega nubwo bamwirukanye rego umwarimu no bari umwarimu yanagukubita. Na kazi ke ntago yankoze ari kutanyigisha. Reka nisubire gusanga agize akagira. Weka pepe. Bitese. Muzana mbabwira. Nazi ukubwiye. Ubikese. Kamera. Mukuru yanyu. Neza neza. Nisi nyinshi. Yego. Meste Tice. Ya, nzi neza bisanzwe. Mwebise. Ni sawa nta kibazo. Masomo aragenda. Yego. Tubanyo. Nta nubwo cyigisha. Ziko tugukumbuye ariko. Sunzajya mara ngo tubibazo byanjye. Oya nta kibazo bibaye byiza Imana yakomeza ikankumvisha kemera nta kibazo. Muri Imana ntabwo hari Imana ikigikije ubuzima byose bizagenda neza. Njye mbana narakubaye ikigeragezo kumva hasi temba hafi uko bishoboye. Mana yanjye ntacyo nabona nagushinze. Ariko mu buzima busanzwe hari shameze neza yego. Shameze neza kabisa. Bakandi gushaka amazi. Ariko uretse ibyo bibazo nta kibazo kindi. Ahantu arahashimye ameze neza. Usibye nyine ibyo bibazo nyine byikubisemo nyine by'uwo mwuga akatubwira ko arwaye ariko nta kintu ikindi byo biraza gukemuka. Cyambere Imana irashoboye kandi mu gihe gifite ubuzima Imana ikigutije ubuzima nta kintu kidashoboka. Ibyo ndaza kubigufasha mu muganga kandi ntukazagirira amarira ngo yawe ku maso yawe bakanywa. Ari umuntu wanjye nakunda nakaze kwitanga nkabona isi nyikaragiyeho waje tuva hano nari gawandira rwara ndwara indwara zo mu nda biratunanira birendaho na nyirinza nsubora nk'umuntu hari wajya gusindikira muntu buriya najya kugira mbese banda ahantu hari ndimuka ibintu bibaho mu buzima kuko buriya ikintu cyose kiza gihetse igisubizo ari ibintu bikubaho bibabaje ariko
ari ukugira ngo igisubizo kiba kiri imbere, ari ukugira ngo umugisha wawe nyawo uze. Yego, ibintu byose bitugeraho biba ari ngombwa kugira ngo bitugereho kuko bidufasha gukomera ndetse bikadufasha no kugera ku ntego. Niba no kwihangana nyine nta kundi, Imana n'ishobora byose nizi umugambi w'umuntu. nta nubwo uheruka kuza pe. nyine ntabwo mperuka kugira ngo hari mwakurikiranye mwumvise amakuru yanjye. Ntuye ntabwo twemeye. Amwemenye ya babaye banyirukanye mu kigo. Wakoze iki se none? Sha nazize ngo kuba inshuti n'umwana w'umukobwa. Kandi numva ko wenda nubwo babikomeje bakabwira birebire, ariko numva ko gukundana n'umuntu ntabwo ari ibintu birenze. Gukundana n'umuntu ntabwo ari ibintu birenze. Cyongeyeho ariko ngo mwaranagize bataragira. oya nta gihamya gihari. Yanike kamuvugisha baje kuvanamo zino guteri ubwo turi bwumvikane neza. Makuru yawe? Yes. Nari ndi mu kazi mfite n'amaraporo nari ndimo ntanga menshi cyane bituma tutabasha gukomeza kuvugana, ariko reka tuganire. Bambwira amasomo ku ishuri ubona agenda? Aragenda mo gake. Nyine harimo ibinanira kandi nyine ari abandi bana mbona babitsire ko njye natabizi twako biga coaching. Abona abandi batsinda bariga neza ukumva bitagenda kubera coaching. Okay, numva nta kintu ntakora ku mwana wanjye kuko ibyo twigisha mu burezi bw'abana b'Abanyarwanda ntabwo twabura natwe gufasha abana bacu ndetse twabyaye. Ndaje ngufashe, nta mpamvu zo kuvuga ngo ako kabazo kamwe ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga cyangwa se kugufasha. Jya gushakira uburyo wiga, nibiba byiza cyangwa se bibaye ngombwa zagushakira n'uyu mwarimu uzajya kwitaho, ariko akwigisha kuko nkeneye yuko watsinda ukaza mu bana ba mbere kuri kiriya kigo wigaho, kandi nkeneye yuko wampesha ishema ndetse nawe ukihesha ishema ndetse no muri iki gihugu ukazaba mu ba mbere batsinda, ukazabona akazi keza. Mwana ukagera natwe ku rugero rw'urwo twagezeho ndetse ukaba wanaturenza ukagera ku nzego zo hejuru. Umva se ari cyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Niyemeje kugufasha rero cyane. Urakoze cyane rero, bwari byo wiyemeje. Shaka ko wiga rero ushyizeho umwete wose. Nushaka uzarushe musaza wakaza akora, nushaka uzarushe mukuru wawe, ntacyo bitwaye. Ariko niwe n'ubundi wari umuhangayikishije muri iyi minsi, ariko nizeye kuzatsinda. Aho rugendo ukomeze ujye mu turimo wari urimo, nanjye nkomeze ikomereza akazi nari ndimo mfite amaraporo nagombaga gutanga ku buyobozi bwanjye bwo hejuru. Nawe ugenda usubire mu mirimo cyangwa ushaka gukomeza kugumana nanjye? Nta kibazo. Buriya umuntu atanga inkuru ayitanga mu buryo bwe kandi abayibwiye kugira ngo ibaryohere. Ntabwo ariko byari biri. Cyane ntabwo woroshye. Ntabwo woroshye pe. Njyewe nkuru master yaduhaye nizo mfata ko ari zo nkuru za old. Aho byose nabyemera. Ya uko yabikubwira ushaka kubyumva kuko abikubwiye. Ariko burya inkuru mbariranira tu. Fata inkuru yanjye ariyo wakira. Kandi cyongeyeho kubyo yababwiye nta kimenyetso kigaragara cy'ibyo yababwiye ngo mumenye koko ibyo yababwiye ko ari ukuri. Ibyo mbabwiye rero nicyo gihamye cyane. Gusa nta kundi bibaho, burya abantu babaho badakundana. Wajya kugira ureba karaga kobwa najyaga mbibona. Oya no gutemera icyaha ariko nibyo. Oya namanga mutima y'urukundo, ntago urukundo rushobora kuba rwagukoresha amakosa. Ati bakakurenganya mwana. Nawe ujye ubyemera, dore turi abantu badanje ntago twajya gukuraburira. Uhita ubwire niba ibyo bintu bishoboka, niba warabikoze cyeze uko narabigufashamo akwereka ibyo ari byo tukareba ukuntu buriya deregiteri yigize kunyirukana nanjye. Hari byumweru bibiri sinabiriye ndi homes cyane ndabizi. Ese ubwo urambwira ngo man uramuje amasinzi ku staff nyine abayita moto akabibereka mwereke. Nanjye yaranyirukanye ariko buriya reka nkubwire, ariko we wazize ukuri. Mwari ntago nyine nazize urukundo, sibyo? Nazize urukundo ahubwo bivuga gutyo kare kose. Ahubwo reka nkwereke. Natwe reka tumukorera akantu, sibyo? Akahubwo akaye nyine reka tunakwe dushaka ukuntu tumukorera akantu gatuma ayirukana, sibyo? Birashoboka. Simbizi njye ubwo se wirukanisha deregiteri akosa nagaje twamutse. Mbabwire erega bura nta sheni idacika. Nose ni igiki n'aba ministeri barabafunga nansuri. Ariko we warasaze.
umuntu leta yizeye igaha akazi ngo umwirukanishe. uzi abantu benshi leta yari yizeye bari hariya sha aho sindi oya muri nase ubwo tumwirukanishije twe nta ngaruka byatugeraho. izihe nizihe wumva zakugira ingaruka? Icyambere no kugaragaza ikimenyetso, sibyo? Mbese ibyo bimenyetso urabifite? Ingaruka nkubwira isi umwana w'umukobwa ahubwo natubwiye nimba ari tayari biki njye ntabwo nyine mva ndemera ikiriho n'akantu. Iyo bavuze akantu ibintu ugomba kubikora rata tubwire yibundi ibintu bijemo akantu. Icyambere ntabwo twabanye nawe, sibyo? Kandi ngo isi inshuti yawe yaramwirukanye, ndagira natwe tumukore akantu bamwirukane, ngende nshyira amafaranga muri tayari. Muri tayari amafaranga mbere muranca ngaho mbere byose si 50 se uzikora kugambanira umuyobozi. 50 uzarya wenyine 1,100. Reka nkubwire nza akababaro k'ibyo nahuye nabyo. Barakwirukanye kandi arabayemba 500 mba ndashyiraho, ndetse nzanabagira n'akandi kantu kishimye, sibyo? Ibyo tuzapageze, sibyo? Ijana nako ni senkani zanjye. Urabyumva ute nunze senkani nyinga muri segonderi ndakize ukuntu gahunda zimeze. Wowe ugiye kugenda uterekeshe directeur, sibyo? Ndetse uburyo umushyire muri mudu kumutereta uragenda umwegereze, ndabizi nawe gana n'umuntu numara kumwegereza aratangira asa nkaho wowe directeur uzagiye n'umuzungurize nyashi bite nawe akunda nyashi none ikintu giye kandi ari pastor nyine pastor ko niki none se umuntu nabati yambaye wenyine utarakundaga nyashi ni Yesu. Okay none umva intego yanjye hano shaka kugira ngo zanishe weho nurangiza gukora iyo gahunda ubona ko directeur yamaze kumufatisha uyu mutipe arahita aturuka hirya ababone, narangiza mbafotore, narangiza ko nakubona numubona uhita uvuga ngo directeur yamfashe ku ngufu cyangwa se amfashe ku ngufu. Nzahamagara polisi, mwebwe muzavuza induru nimuvuza induru nanjye nzanutse hirya uhite umufotora cyane. Buza se yavuga kana agakino tumugira buriya yavuga kana agakino ugahituza ahubwo kabebeyi wowe washaka ukundi ubikora cyangwa se azafotora video agafata ka video. Ubwo sinzafotoza iyi ngiyi ntago uragiye nta sisi yati cyazagutiza ako muri reka wowe ufite yawe ticha iyo widuhaye mu gihe utaratwisira wowe tuzagukorera umuti neza cyane urayinsubiza. Ubwo rezere ko muri tayari akazi twe turakemeye muragakora, ariko urabanza wishyure za brusheti navuze. mva mubwire ndakubita avance, sibyo? Ya avance ya telefone nayibona iyo ni yanjye yawe sibyo baraguha avance yawe ngewe iyi ngiyi ni avance yanjye bamaye giti cyane. Mwe turavugana ikibazo nagara amafaranga, ikibazo ni igikorwa ndashaka mugabo murabikora neza uzaramukozanya ubugori ako kantu ndiko sawa ariko Mari amakuru ya test reka mubwire teresa burambere ikirungo gusa n'umwana wari umaze kunanirana reba umwana wajya guza yasinze akazi bo mu nzoga yasinze ukabona ari kwigaragura, mbese naramaze kumbura ikigeragezo gikomeye. Ubwo rero kubera no kurana Agahinda nari mfite yaragiye ntabwo bunze ahantu yagiye kuko yazaga yasinze nkavuga se nk'umwana w'umukobwa uzaye amasaha wasinze yaba papa wawe ararwaye reba ibibazo ndi mwaho utamfashije ubwo ubona muzi yaraya namubwira ukabona nyine nabyumve neza ukabona abifashe n'uburakari. Ubwo kuva yagenda ntabwo uza ahantu ari ntabwo mazi kuko yagiye nawe tutameranye neza kuko aramaze kubikirara cyane. None se ko nshimye se tesi we yabuze Cedric we agiye kubona mbona neza musaza mbere akarwaye nimero kwicishijemo bibakompoza ahubwo wenda nawe mfashe nimba wafite amayinite wahamagara ukunda kubona umubare ukiri katuhamagara heruka kubwira ko arwaye. mesaje ye narayibonye ariko narayamaga nimero bibakompoza. Mbwira izo nimero twumva umwana ari 07 16 nizi nimero rero kwandikira message mbere nizo ngizo
reka tuzahamagare twumve numva ari kompozi nanone Numviye reka message. twongere wasanga ari amarezo ngira ndabona ari amarezo None mwene ntabwo tubigenza gute? ahora n'iki ko nanjye ubwo babyanyereye Jagarishije ahantu hose baba babihashyize naho bidakwiye kujya hose ese baba bategereje ngo barangize bikureho koko si umuntu ntari gukomanga hano ra Patiri ni wowe